ibintu bitatu Imana yampaye kugira ngo nze nkugezeho, ubuhanuzi butatu Imana yampaye kugira ngo nze mbukugezeho kuri uyu munsi wa Pantecote. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Ndakuraritse rero ntujye kure, wumve ino video paka irangiye, wumve buno buhanuzi bwose, ntihagire akantu kagucika, kugira ngo Imana ivugane nawe byuzuye, ivugane nawe ntihagire uburangare uri buze kugira ngo Yesu ataza kukunyuraho, Yesu umugisha we utaza kugucaho. Imana ishimwe, ndakwizeye kandi ndagukunda cyane. Reka tubanze. Yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Ayiwe, yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Vugira Imana, niki cyayinanira? Uwo ni Yesu nkubwira, niki cyamunanira? Ayiwe, niki cyayinanira? Ababyeyi niki satukererevo. Imana ishimwe cyane, biranangaza cyane, biraza kumbabaza cyane ku munsi wa Pantecote. Uyu munsi yitariki ni gusiga utuzuye mwuka wera. Uyu munsi ni uwawe. Wireba ku byaha byawe, wireba ku bicumuro byawe, wireba ibindi bintu byose, wireba abakwanga, wireba ngo ugire isoni ngo nguruwo kwa runaka, wireba ku mashuri yawe, wireba umuryango wawe. Umwuka wera nawe arakumanukira. Wowe gusa tegura umutima wawe. Ese witeguye kwakira? Mukobwa uri muranyumva, musore uri muranyumva, mumama nawe mupapa uri muranyumva, witeguye kwakira imbaraga z'umwuka wera ngo nguhereze? Uriteguye ngo ngusharinge? Yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Ayiwe, yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Vugira Imana, niki cyayinanira? Uwo ni Yesu nkubwira, niki cyamunanira? Ayiwe, niki cyayinanira? Ababyeyi niki cyayinanira? Muri urwo burwayi niki cyayinanira? Muri uko gusonza niki cyayinanira? Imana yacu niki cyayinanira? Umva iyo Mana, niki cyayinanira? Ayiwe, yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Ngenda yumva, niki cyayinanira? Muri ubwo bukode niki cyayinanira? Muri ubwo bushomeri niki cyayinanira? Muri ubwo burwayi niki cyayinanira? Kuri yo karande niki cyayinanira? Muri urwo rushako niki cyayinanira? Iyo Mana niki cyayinanira? Yakoze ibikomeye niki cyayinanira? Yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Niba unyumva, niki cyayinanira? Mvugira Imana, niki cyayinanira? Mvugira Yesu, niki cyamunanira? Yakugezeho, niki cyamunanira? Uyu munsi niki cyayinanira? Iyi tariki niki cyayinanira? Iyo Mana wumva, niki cyayinanira? Ni intare ikomeye, niki cyayinanira? Irarwana ikanesha, niki cyayinanira? Yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Iyo Mana nkubwira, niki cyayinanira? Ikura umuntu ku cyavu, niki cyayinanira? Yicarikana n'abakomeye, niki cyayinanira? Zomenere vosini niyavo, niki cyayinanira? Miridestaya, niki cyayinanira? Aleleve vosini niyavo, niki cyayinanira? Ayiwe, ngiyazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro, niki cyayinanira? Nge narayibonye, niki cyayinanira? Mu gitanda kwa muganga, niki cyayinanira? Nge narayibonye, niki cyayinanira? Mu bupfubyi rwose, niki cyayinanira?
umva nawe nkubwire ni iki cyayinanira, muri ubwo bugumba ni iki cyayinanira, muri ubwo bupfakazi ni iki cyayinanira, muri urwo rushako ni iki cyayinanira, no mu bukwe bwawe ni iki cyayinanira, mu gushaka akazi ni iki cyayinanira, mu gukiza indwara ni iki cyayinanira, muri iyo karande ni iki cyayinanira, no kuri iyo nyatsi yawe ni iki cyayinanira, umva nkubwire ni iki cyayinanira. Yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro ni iki cyayinanira, nge ndayizi ni iki cyayinanira, Imana itari Bayali ni iki cyayinanira, Imana itari Dagoni ni iki cyayinanira, yo ntabwo yumva amabwire ni iki cyayinanira, yo ntabwo ireba icyene wabo ni iki cyayinanira, ntabwo ireba isura cyangwa uburebure ni iki cyayinanira, uwayimenye wese ni iki cyayinanira. Yazuye Lazaro igakiza umwana wa Yayiro ni iki cyayinanira, iyi tariki y'uyu munsi ni iki cyayinanira, ndimo ndabona igutabara ni iki cyayinanira, ndimo ndabona igukiza indwara ni iki cyayinanira, ndimo ndabona ubonye akazi ni iki cyayinanira, iyo Mana nkubwira ni iki cyayinanira, erega nawe yimenye ni iki cyayinanira, reka nyikubwire ni iki cyayinanira, yahanitse ikirere ni iki cyayinanira, niyo Mana niyo Mana niyo Mana niyo Mana nta yindi yigeze ibaho ni iki cyayinanira, yaremye isi yose ni iki cyayinanira, yaremye uyu muntu ni iki cyayinanira, iduha umwana wayo ni iki cyayinanira, gadupfire ku musaraba ni iki cyayinanira. Relevo sini ni yavo de star tokerelevo mini de star. Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru ibashe kuguha umugisha, ibashe kuguha amahoro, wowe urimo urankurikirana, wowe urimo uranyumva hano kuri Team of God TV. Uyu munsi rero tugarutse ku itariki ya 8 ukwezi ko no kwa gatandatu nk'ibisanzwe, umwaka no wa 2025. Tugarutse rero mu kirere cy'ubuhanuzi, tugarutse mu kirere cy'umwuka. Wowe wakoze subscribe hano ndagira ngo nkubwire ngo warakoze cyane, nta nubwo wahisemo nabi, wahisemo neza. Iyi ni Team of God TV, ngiye nitwa Prophet Legacy. Uko bwije umunsi ku munsi nzajya nkugeza update uko Imana iri kuvugana nawe. Imana ishimwe cyane, Imana yadukoze ku maso, kandi natwe turifuza yuko Imana nawe yagukora ku maso, tukajya dukorana uri umunyamwuka, twese turi abanyamwuka, ubundi twahurira mu kirere tukabasha gukora ikintu gihambaye kugira ngo Imana ikomeze ihererwe icyubahiro hano tukiri hano muri iyi si, tukiri hano muri uyu mubiri. Tubwira abababaye yuko baruhuwe, tubwira imbohe yuko zibohowe, tubwira abakene, abafite inguma zo mu mutima yuko Yesu yabaruhura, yuko Yesu yabatabara. Ntabwo ndi bujye kure rero, ntabwo shaka kugutindira. Uyu munsi nkuko mubizi twese turi kuri Pantecote, ariko ndagira ngo tubanze twinjire mu isengesho neza, twinjire mu isengesho rya Pantecote, twumve ibintu bitatu Imana yampaye kugira ngo nze mugezeho, ubuhanuzi butatu Imana yampaye kugira ngo nze mbukugezeho kuri uyu munsi wa Pantecote. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Ndakuraritse rero ntujye kure, wumve ino video paka irangiye, wumve buno buhanuzi bwose, ntihagira akantu kagucika, kugira ngo Imana ivugane nawe byuzuye, ivugane nawe ntihagira uburangare uri buze kugira ngo Yesu ataza kukunyuraho, Yesu umugisha we utaza kugucaho. Imana ishimwe, ndakwizeye kandi ndagukunda cyane. Reka tubanze twinjire mu gihimbano cy'umwuka mu isengesho, tubanze turamye Imana mu isengesho. Mbanze ngusengera Imana aho uri, ngutegure, negura umutima wawe kugira ngo Imana ibashe kuza ivugane nawe, wumva ururimi rwayo. Imana ishimwe cyane. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, icyubahiro ni cyawe, imbabazi zaziri hejuru ya byose, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Mu izina ryawe gira Yesu, imbabazi zawe n'imbaraga zawe twarazibonye. Waduhaye umwana we kinege Yesu Kristo, aradupfira ku musaraba, aragenda ahakora
intambara, ahasiga imbaraga zikomeye cyane, ubwo abadayimoni n'ababisha bashakaga kuturimbura, ariko aragenda araturwanirira. Iriya niyo ntambara, niwe mugabo twabonye arwana intambara ari umwe, akarwana n'isi yose, yarangiza akayitsinda, yarangiza akayinesha. Mu izina rya Kristo rero ntabwo twigeze tubimenya yuko ari twebwe ari gucungura, ariko uyu munsi twebwe abakozi bawe, twebwe abaja bawe, twebwe ba Kristo, twebwe twemeye kugukurikira mwami, ni twebwe twemeye neza yuko ari wadupfire ku musaraba, ntabwo tugishidikanya. Kuko impamvu mwami tudashidikanya, hari aho twageze tugera mu cyobo, icyobo kirekire cyari kuturengera, kugeza ubwo twari kuva mu mubiri, kugeza ubwo twari gupfa, kugeza ubwo ubugingo bwacu butari kwibukwa. Ariko mwami tugiye tubona abantu bose badutereranye, tubona abantu bose badutaye, tubona inshuti zadutaye, tubona abavandimwe badutaye, tubona imiryango yadutaye, tubona abakomeye n'amashuri yose twari dufite byose bipfa ubusa. Ariko wowe tubona ukundi kuboko kudasanzwe, twumva irindi jwi ridasanzwe riratubwira ngo nituzamuke, ridukura mu ivata, ridukuraho imyanda, uratuzamura udukura muri cya cyobo cy'umwijima. Maze uyu munsi turi kuvuga izina ryawe, bityo ntibyarangirira aho mwami, ahubwo duhereza n'umwuka wawe wera, udukura ivata mu kanwa, kuko twari twihereranye nawe, utugabiza umurimo wawe, uduha kukuvugira ndetse no kugukorera. Nibyo ndimo ndasenga mwami Imana asaba, kugira ngo buri wese arimo aranyumva ubu buhanuzi mwami Imana bubashe kumugeraho, ubu buhanuzi abashe kubwumva, izi mbaraga abashe kuzumva, icyubahiro cyawe abashe kucyumva, ahindurirwa ubuzima kuri uyu munsi wa Pantecote, kuri uyu munsi wo kuzuzwa umwuka wera, kuri uyu munsi wo guhindurirwa ubuzima, kuri uyu munsi wo guhindurirwa amateka, kuri uyu munsi wo gusubizwa ibyifuzo byari bimaze igihe byarabaye ikigugu, kuri uyu munsi wo gukira kw'abarwayi, kuri uyu munsi wo kuvuga mu ndimi, kuri uyu munsi wo gusobanukirwa byinshi, kuri uyu munsi wo gukorwa ku maso, kuri uyu munsi mwami Lelevo sinini of the start okerelevo mini the star. Uyu munsi nubu w'amateka kuri buri wese arimo arakurikira buno buhanuzi bwawe. Mu izina ryawe gera Kristo, muhagarike mu butware, ubuzima bwe buhinduke mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Urakoze data kukomeje kuza kuganira natwe. Tuguhaye ikaze na karibu, ntaba ari twebwe tuvuga, ahubwo ijambo ryawe riba ari ryo riganza. Ayandi majwi yose naceceke, ayandi majwi yose naceceke, ayandi majwi yose naceceke. Uba ari wowe uvuga mwami, kuko ari wowe ubasha kureba aho tutareba, kuko ari wowe ubasha kuzura, ufite imbaraga zirenze kurusha izo dufite. Ariko mwami natwe turemera kuba igikoresho cyawe. Nanjye mwami Imana ndagusabye kugira ngo uzunkoreshe mubere igikoresho cyawe mwami, ibyo washatse kubwira bano bantu bose barimo barakurikirana buno buhanuzi bwawe, mu izina rya Kristo bicishe muri jyewe, kandi nanjye nemeye kukubera igikoresho. Urakoze data kubyumvishije, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. Nguhaye ikaze rero hano kuri Team of God TV. Ntugende utumvishe buno buhanuzi butatu Imana yampaye kuri uyu munsi wa Pantecote. Nkuko bisanzwe murabizi, ntabwo nagenda nasomye icyanditswe. Reka tubanze dusome icyanditswe turi bwifashishe muri ubu buhanuzi bw'uyu munsi, twumve icyo Kristo ari kuvugana natwe. Turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 4. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Haranditswe umutwe w'amagambo uravuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umurongo wa 1 uravuga ngo umunsi wa Pantecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje imitima. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Umurongo wa 3, haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri abo. Umurongo wa nyuma, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi, nuko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana ishimwe cyane. Muranyihanganira ikinyarwanda kugisoma
kugisoma biragora, namwe murabizi biragora, bijya bingora rero gusoma ikinyarwanda no kuva kera. Biba bisaba ko nambara rinete, mbiseguyeho kenshi mujya mubyumva, bijya bisaba ko nambara rinete, kandi rinete sinzikunda, rinete z'amaso, kugira ngo mbashe kuba nabasha gusoma neza ikinyarwanda. Imana ishimwe cyane rero, muzajya mwihangana, ariko mba nabarangiye umurongo aho uri kugira ngo natwe tujyanirane tugenda dusoma. Imana ishimwe cyane, kandi Yesu azabigenza neza, ndabyizeye. Ariko ano magambo reka mbase kuyasobanura neza mu gihe kitarambiranye kandi mu gihe cya vuba, kugira ngo mbashe kukugezaho buno buhanuzi, kuko ikigambiriwe ni ubuhanuzi Imana yampaye ngo mbashe kukugezaho. Ibi bindi ni inyuguti mba ndimo ndasoma, niko ndi kukubwira. Ndakubwiye ngo ibi bindi ni inyuguti ndi gusoma, nizo mba ndi gusoma, ariko nyirizina iri jambo ndisoma ari inyuguti, ariko rikarangira rigeze kuri mwebwe ari ubuhanuzi. Unyemerere uyu munsi bwitwa ubuhanuzi, Imana ivuganye nawe. Ngewe rero ntabwo njya ntinda, reka nkoresha iminota mikeya ubundi nkubwire. Ababigishwa ba Yesu bateraniye hamwe, bari bateraniye hamwe ngo bahuje umutima ku munsi wa Pantecote. Ku munsi wa Pantecote ni umunsi wowe ugomba kwiyambura ibyaha byawe, ni umunsi ugomba kubabarira, ni umunsi ugomba gusaba imbabazi, ni umunsi ugomba gutekereza ibintu byose ku muntu wese mufitanye ikibazo, ukamusaba imbabazi, ubundi akabasha kukubabarira. Abashoboka bakakubabarira, abadashoboka ariko ukabasaba imbabazi ukigendera, kuko ni umunsi wo kongera guhindurwa bundi bushya kuri wowe. Kuko iyi Bibiliya iratubwiye ngo, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ku munsi wa Pantecote intumwa zari ziri hamwe, ziteraniye hamwe ngo bahuje imitima. Uzi ukuntu byari bimeze? Bari guhuza imitima, ni ukuba umuntu mubana cyangwa se abantu muri kumwe muri ako kazi ukora, muri iyo kampani ukora, muri iyo business yawe, muri ibyo bigo bya leta ukora, muri ibyo bigo by'abikorera ukoreramo. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iyo sosiyete tubamo ya buri munsi, kuri uwo musozi uriho wa buri munsi, ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa ko muba muhuje imitima. Kandi guhuza imitima ni iki? Kora checking, urebe neza, nukora check up urebe neza mu mutima wawe yuko nta hantu n'ahangaha ufite icyaha kirimo kirakurega ko hari umuntu mufitanye ikibazo. Nusanga hari umuntu mufitanye ikibazo, ugende umusaba imbabazi, ugende umwisegureho, kugira ngo mube muhuje imitima, kugira ngo mwese mube muhuje. Uwemera arakubabarira, utemera wikomereze. Ubwo rubanza ntago ruba ari urwawe, ariko uraba wiyambuye umwambaro w'icyaha, uraba umaze kuwukuramo, wambaye umwambaro wo kwizera, wambaye umwambaro w'ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Reka sobanure neza, bya bingora gusobanura ijambo ndi kwinjira no mu buhanuzi. Ubwo ni ubuhanuzi bwa mbere mugejejeho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa Pantecote rero ngo bari bahuje, bagiye kumva, bumva umuriri w'umuyaga udasanzwe urahushye. Bose ako kanya buzura umwuka wera, ngo batangira kuvuga izindi ndimi. Imana ishimwe cyane. Ababigishwa ba Yesu bari bahuje imitima, batangira kuvuga izindi ndimi. Niba baratangiye kuvuga izindi ndimi, bakazivuga mu buryo bw'umwuka, bahawe izindi mbaraga, bahabwa ubundi bubasha. Imana ishimwe cyane. Umva ububasha bahawe rero. Bari bagiye kujya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu hari ubwoko bw'abayuda butandukanye. Ubwo bwoko bw'abayuda bavugaga indimi zitandukanye, kandi bo biyumvishaga yuko nta wundi muntu yaza atari uwo mu babo ngo abashe kumenya ibyo batekereza cyangwa se n'ibyo bibaza. Ariko wibuke neza, ndaza kubisobanura neza ningera hano ku buhanuzi butatu ngiye kukubwira, kwihishurirwa Imana yampaye nkubwira. Ndaza kukubwira neza. Niwibuka neza, Abayuda nibo babambye Yesu. Bamaze kubamba Yesu, bari bazi ngo ntago yazutse. Ariko nyamara Yesu gufata abigishwa akabuzuza umwuka wera, kwari ukugira ngo bajye mu Bayuda, bababwire ko Yesu yazutse, bababwire ko Yesu ari muzima, bababwire ko Yesu atakiri mu mva. Imana ishimwe cyane. Nubwo bamubambye bakamushyingura, bababwire yuko Yesu atakiri mu mva. Umva rero inkuru nziza nkuzaniye uyu munsi. Umva ubuhanuzi nkuzaniye uyu munsi. Umva imbaraga z'Imana zigiye guhindura ubuzima bwawe. Unyemerere nawe uzubahirize, kandi uhagarare mu buntu bwa Kristo, kandi uhagarare mu cyubahiro cya Kristo, kandi uhagarare mu neza ya Kristo, kandi uhagarare mu rukundo rwa Kristo. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru ibashe kukumera umugisha.
ndagira ngo twimbike neza hano ukomeze gusoma ndenze neza aho ngaho gatoya ngo bagiye mu bayuda batangira kuvuga izindi ndimi, batangira gusobanura ibyabo bayuda, kandi ngo bari bahahuriye batandukanye bavuga indimi zitandukanye. uzi icyo bisobanuye ibyo ngibyo mu buryo bw'umwuka? Reka nkubwize ukuri, hari umuntu muri kumwe, hari abantu mubana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana niguha mwuka wera iraguha kumenya umuntu ukuroga uwo ari we, iraguha kumenya umuntu ugutera inyatsi uwo ari we, iraguha kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, iraguha kumenya yuko uri mu cyaha ugomba kwihana, ugomba kureka ibyaha, ugomba kureka ibicumuro byawe, ugomba kwatuza abantu ukababwira yuko Yesu ari umwami n'umukiza kandi abakunda, kugira ngo aze kuza kubatabara, abezeho imbaraga z'umwijima, ubundi abashe kubaha imbaraga z'umwuka wera. Okay, sinzi noneho niba turi kujyana, ntago mbizi niba uri kunyumva, ariko ngewe ndi mu kindi kirere, umbabarire nawe bari cyo kirere ujyamo. Level sinini ya vodestan, ndi mu kirere cy'umwuka. Njya nkunda kuvuga ngo icyama wowe uri murandeba, icyama wowe uri muranyumva, ikoti nambaye ry'umwuka wera, nawe Imana ikari kwambika. Imana ishimwe, ngewe ndi imbere yawe, nta buhanga mfite bundi nakubwirizamo ijambo ry'Imana, ariko icyo nzi mfite kidasanzwe, mfite impano yo kwereka, mfite impano y'umwuka wera. Mwuka wera rero amfasha byose. Uyu munsi rero kuri Pantecote nawe ugabana umwuka wera, kubera yuko Yesu yakugendereye. Nawe ufate umutima wawe uwutegure, wumve yuko hari ibintu bigiye guhinduka kuri wowe, wumve ko hari izindi mbaraga ugiye kurisivinga kuri wowe. Uyu munsi nuzi risivinga, reka nkubwire biraryoshye cyane. Yesu kumuvuga, abenshi bumva bamuvuga mu magambo, ariko wowe ngiye nimvuga amagambo ukumva amagambo, ntubone ibikorwa. Yesu numwumva ntukumve gutya amagambo, ahubwo ujye wumva ibikorwa, ujye wumva impinduka kuri wowe, cyane cyane kuri iyi tariki y'uyu munsi ya Pantecote. Wumve ko icyaremwe gishya kigiye gutaha mu rugo iwawe, wumve yuko imbaraga nshyashya zigiye gutaha mu mutima wawe, wumve yuko ibintu byose byaziraga kuri wowe bigiye guhumuka. Uyu munsi Yesu aguhereza imbaraga zidasanzwe, uyu munsi Yesu agukore ku maso. Imana ishimwe cyane. Nkomeje gatoya nihuse kugira ngo video itaza kuba ndende, kugira ngo nsoze buno buhanuzi bwanjye, kugira ngo video itaza kuba ndende. Ngo baragiye bahageze batangira noneho kuvuga buri rurimi rw'uwo muntu yari ari aho ngaho, yaruvuga kumva barumvikana, baratungurwa. Batangira kuvuga ngo bano bigishwa bahaze impira sinzi niba muzizi. Abantu banywa inzoga, impira simbizi nanjye niba ndi bubisobanure neza, ariko ngiye kubisobanura uko mbyumva. Impira ni inzoga imaze igihe yarahiye iri aho ngaho, ariko ngo abigishwa bo bari baraye ijoro basenga. Hari n'igihe wabarebaga ku maso akareba akabona koko amaso yatukuye, akareba akabona intege zacitse mu buryo bw'umubiri, akareba akibaza ariko bari abantu baraye ahantu hamwe byange bikunde, aba bantu basinze, aba bantu bameze ukuntu. Natwe rero iyo twasenze Imana, umva ahantu ngira ngo ngere nkubwire, iyo twasenze Kristo akadushyira mu mbaraga z'umwuka wera, tugatangira kuvuga izindi ndimi abandi bantu batumva, abandi bantu batari bazi, tugatangira kubatuza ibyaha byabo, tugatangira kubabwira ko Kristo abashaka, tugatangira kubabwira yuko ari abasambanyi, tugatangira kubabwira yuko ari abasinzi, tugatangira kubabwira yuko ari ibisambo, tugatangira kubabwira yuko ari abarozi. Nyamara ibyo byose babikora tutari kumwe. Baravuga ngo dukoresha izindi mbaraga z'imyuka mibi, baravuga ngo tuba twasinze. Rimwe na rimwe iyo urimo urasirimba uzabirebe, uri kubyinira Imana uri mu mwuka, rimwe na rimwe iyo uri kubwiriza Imana uri mu mwuka, rimwe na rimwe iyo wumvishije ijwi ry'Imana, rimwe na rimwe iyo uri kubwira abantu ibihamya bya Yesu yuko yavuganye nawe, bavuga yuko atari wari kukuvugiramo. Rimwe na rimwe baguhindura umusazi, bakavuga yuko wasinze. Ntabwo ari ugusinda, ni imbaraga z'Imana zabashije kukugeramo, ahubwo zinaterariza izabo. Batangira kwibaza ni ibiki bibaye, kubera iki? Nta makuru bafite yuko Yesu yazutse. Bwira abantu ko Yesu yazutse, bwira abantu ko Yesu yazutse, bwira abo ngabo muturanye, bwira abo ngabo mukorana, babwire ko Yesu yazutse.
Lerevo sini ni yavude statu kererevo. Imana ishimwe cyane, biranangaza cyane, biraza kumbabaza cyane ku munsi wa Pantecote. Uyu munsi yitariki ni gusiga utuzuye mwuka wera. Uyu munsi ni uwawe. Wireba ku byaha byawe, wireba ku bicumuro byawe, wireba ibindi bintu byose, wireba abakwanga, wireba ngo ugire isoni ngo nguruwo kwa runaka, wireba ku mashuri yawe, wireba umuryango wawe. Umwuka wera nawe arakumanukira. Wowe gusa tegura umutima wawe. Ese witeguye kwakira? Mukobwa uri muranyumva, musore uri muranyumva, mumama nawe mupapa uri muranyumva, witeguye kwakira imbaraga z'umwuka wera ngo nguhereze? Uriteguye ngo ngusharinge? Uriteguye ngo ngukonegite ku mbaraga z'umwuka wera kuri iyi Pantecote? Uriteguye ngo ubuzima bwawe buhinduke? Uriteguye ngo imbaraga z'Imana zibashe kuba kuri wowe? Uriteguye ngo ukire iyo ndwara? Nicyo ndi kukubwira. Narababwiye ngo tujye tugendana nk'abanyamwuka, ntitukagendane n'abanyamubiri. Narababwiye ngo jye singendana n'abanyamubiri. Iyo uri umunyamubiri ndagusiga, kuko njye mba nakomeje. Umunyamubiri agendera ku butaka, jye ngendera mu kirere. Kubera iki? Namaze kumenya ko mu isi si iwacu, iri ni icumbi. Njye nkorera mu kirere, kuko mu kirere ni imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nyemerera dushimute rero inosi. Uyu munsi wa none tuwushimute. Uyu munsi wa none tuwufate. Bimenyekane ko Abisiraheli basenze, bimenyekane ko uri umwigishwa w'Imana, bimenyekane ko ryasezerana Imana yaguhaye abantu baguseka ngo ntirizasohora. Bimenyekane. Imana ishimwe cyane. Reka manuke gatoya nagutindiye, ngere kuri Petero. Numara gusoma kino gice ukagisoma neza ukakirangiza, genda mba nafashe umwanya wo gusoma no kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ibashe kubana nanjye. Ngo Petero ngarabireba arabyitegereza ngo yuzuye umwuka wera. Uyu munsi ndi kukubwira ku mwuka wera. Petero yuzuye umwuka wera, ngaragenda arababwira ngo ibi byarahanuwe ko mu minsi y'imperuka abasore bose, inkumi zose, abamama n'abapapa bose bazuzura umwuka wera, bagatangira kuvuga izindi ndimi, ngo n'abakambwe ngo bazarota. Niko Bibiliya iri kubivuga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Icyo gihe Abayuda baratangara cyane. Uzi impamvu batangaye? Uzi impamvu batangaye? Petero yarababwiye ngerega ngo Yesu ngo ntabwo akiri mu mva, yarazutse, kandi akimara kuzuka yadusezeranyije mwuka wera. Uyu munsi nawe wikwireba aho uvuka, nawe Imana ikuzuza umwuka wera. Bwira Imana ikuzuza umwuka wera, bwira Imana iguhereze izindi mbaraga. None numara kuzibona rero, Imana ishimwe cyane. Ngeze kuri bwa buhanuzi butatu kugira ngo nza duhite dusoza. Reka ngere ku buhanuzi butatu, icyo nari ngendereye kugira ngo nkubwire, icyo Imana yantumye kugira ngo nkubwire. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere nuko Imana yantumye ngo nkubwire ngo iguhaye imbaraga za mwuka wera. Ese mwuka wera witeguye kumwakira? Iguhaye imbaraga zo kunesha ikibi, iguhaye imbaraga zo gukira ubwo burwayi. Imana iguhaye imbaraga zo kugira ngo usengera ku kazi ukabone. Imana iguhaye imbaraga zo kugira ngo nawe ubashe kuba mushya muri Kristo. Ugende uzenguruka iyo yose, uvuge ubwiriza abantu, ubabwire ko Yesu ari umwami n'umukiza. Imana iguhaye imbaraga zisengera abarwayi. Imana iguhaye imbaraga zifasha ipfubyi. Imana isohoza isezerano mwagiranye rikomeye, rigari cyane. Ryarinda abantu bavugaga yuko ritazasohora, ryarinda abantu bavugaga yuko nta bukwe uzakora, ryarinda abantu bavugaga yuko nta kazi uzigera ubona, ryarinda abantu bavugaga yuko nta mugabo uzabona kubera isura yawe naho uvuka, ryarindi abantu bavugaga yuko Imana itazigera ikorera muri wowe cyangwa se mu muryango wawe. Imana yambwiye ngo iguhaye mwuka wera. Ese witeguye kuwakira? Imana ishimwe cyane. Nihuse cyane, reka tujye ku cya gatatu. Icya gatatu ndagira ngo nyigarukeho nihuse. Ijambo rya gatatu cyangwa se ubuhanuzi bwa gatatu Imana yampaye ngo nkugezeho uyu munsi, nuko nkubwiye ngo genda. Yambwiye ngo nkubwire ngo genda ubwire abantu ko Yesu yazutse. Uyu munsi wa Pantecote, bwira umugabo wawe ngo Yesu yarazutse. Mubwire mu neza, mubwire ngo ese wabimenye. Erega ntabwo bose babizi.
mubwire ngo Yesu yarazutse. Bwira abana bawe ngo Yesu yarazutse. Bwira umufasha wawe yuko Yesu yazutse. Bwira abo ngabo mukorana, bwira abo ngabo muri kugendana muri bisi, babwire rangurura byigutera isoni, kuko Yesu ni umwami. Ntabwo biteye isoni kumuvuga. Kubera iki? Nawe ntabwo yagize isoni, yambaye ubusa ku musaraba ku bwawe, arashinyagurirwa ku bwawe, arababazwa ku bwawe, ararira ubwambure bwiwe bugaragara ku bwawe. Ntabwo yigeze isoni. Isoni zose yazishyinguye hariya ku musaraba, azisiga mu mva. Nawe wigira isoni bwo kuvuga yuko Yesu yazutse. Babwire, bwira abayuda muturanye, bwira abayuda mukorana, bwira abayuda mugendana, babwire ko Yesu yazutse kuri uyu munsi wa Pantecote. Babwire ko Yesu ari muzima, babwire ko Yesu ariho. Niko kanyamuneza bakubonana. Uyu munsi toze guseka, uyu munsi toze ibyishimo, uyu munsi toze guhaguruka muri ako kagare, uyu munsi ambara izindi mbaraga. Itoze kwirukana uwo murozi, itoze kwirukana uwo mupfumu, itoze gusengera abarwayi, itoze kuvuga Imana mu mpera z'isi hose, kubera yuko Yesu yarazutse. Oh, level sinini of the start to kill level. Mini the style a level sinini of the start. Nyemera dusenga Imana nkubwira icyanyuma. Reka nkubwira icyanyuma. Uzi ikindi cyanyuma ubuhanuzi ngiye kukugezaho. Bwira abababaye yuko Yesu ahindura amateka kuri uyu munsi wa Pantecote. Bwira abababaye ko Yesu ahindura amateka. Bwira abababaye yuko nibamara kwakira Mwuka Wera, nibamara kubwira abantu yuko Yesu yazutse, babwira yuko Yesu ahindura amateka. Mubwire uriya ari mu biyobyabwenge, mubwire ngo Yesu ahindura amateka. Ariko reka ibi mbyivugire. The level sinini of the start to kill level. Mini the start. Ndafashijwe pe. Ayiwe! Mani ishimwe cyane. Ndafashijwe. Reka nkubwire jewe mbyivugire. Wowe uri igishanga, uri mu byaha, ndimo ndakubwira ngo Yesu ahindura amateka. Wewe wa musore uri kunyumva, wewe wa mukobwa uri kunyumva, wewe wa mama we nawe wa mupapa we, wowe utazi ko Yesu abaho, wowe utazi ko Yesu yazutse, namaze kugutangariza inkuru y'Imana neza. Njyewe ibyo mvuga ntago ari ibyo nasomye, nta nubwo ari ibyo nabwiwe n'abandi. Yesu yaranyiyeretse, nageze ku gituro cye ndabyirebera, nakiri mumva imvira arangaye. Yesu yarazutse. Mbese kumaze kumenya ko Yesu yazutse, wari ubizi ko Yesu yakwambika? Wari ubizi ko Yesu yagukiza ubwo burwayi? Wari ubizi? Ngwino Yesu ahindura amateka kuri uyu munsi wa Pantecote. Nawe fata umwanzuro, Imana itangire gukoreshe, haba mu ndimi, utangire ubu agaciro mu muryango, utangire ubu agaciro muri societe, utangire ubu agaciro muri ako kazi ukora. Inyatsi zihunge, intambara zikuveho, uburwayi buhunge, amajoro urara ahunge yose. Imana yagukura muri ubwo businzi urimo, Imana yagukura muri ubwo bugumba, Imana yagukura muri ubwo busambanyi, Imana yagukura aho hose. Yesu agira neza. Umva uburyo yantumye ngo nkubwire. Arashaka kugutabara, arashaka kuguha byose wifuza. Nibirenze kuri ibyo araguhereza ubugingo. Uyu munsi fata umwanzuro kuri uyu munsi wa Pantecote. Yesu aratabara kandi Yesu agira neza. Wowe umaze gufata umwanzuro, reka dusengane Imana. Wowe wumvishije buno buhanuzi Imana yakubwiraga, wowe wumvise buno buhanuzi Imana yacishijemo, reka dusengane Imana ngusengera Imana. Ubundi Imana ishyira uburinzi kuri wowe, kandi Imana ikugira udasanzwe. Mwuka Wera abashe kukugeraho. Uyu munsi utangire ubwirize, utangire utungura abantu, utangire ubatunguza ibyiza, bya bindi byose Imana yakubwiye, bya byifuzo byose wari murasengera, ubundi birahita bisubizwa. Wowe bikore ufashe umwanzuro, uzagaruka ushima. Imana ishimwe cyane. Ndasaba rero nihuse cyane, ndasaba abantu bateranye hano kuri Team of God bwa mbere, ndagusaba kugira ngo niba wabaye interested n'iyi video,
ukande subscribe, nusoza ukande like, share na comment. Ntugende utabikoze, satani ntakuriganye. Reka ngusengera Imana wowe ugiye kubikora. Nawe twabanye muri ubu buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze icyubahiro ni cyawe, imbaraga zawe ziri hejuru ya byose, imbabazi zawe twarazibonye. Mu izina rya Kristo ndasabira Mwuka Wera buri wese arimo aranyumva, buri wese yumvishije buno buhanuzi, imbaraga zidasanzwe nizimugereho. Mu izina rya Kristo bakura ivata mu kanwa, bakozeho ikara ryaka ku munwa, bagenda iyo yose babwira abantu yuko wazutse uri muzima, bagenda iyo yose babwira abantu yuko wabafashije kandi ubahaye Mwuka Wera, ubahaye izindi imbaraga zidasanzwe. Bakura iyo yose ishyanga aho satani yabasize, abihebye, abari kurira, abababaye n'abaremerewe, abo bose Mwami Imana abasha kubareba. Urakoze Data, ndagushimiye kubyumvishije. Amen. Imana ishimwe cyane. Nkwifurije gutunga Mwuka Wera. Imana iguhereze Mwuka Wera urenze uri hejuru ya byose, ubuzima bwawe burahinduka. Shalom, shalom.